ubutumwa bwiza bwa Yohani ibice 15 umurongo wa 16. Ufite Bibiliya ubutumwa bwiza bwa Yohani ibice 15 umurongo wa 16. Niba tuhabonye dusoma. Simwe mwantoranije ahubwo ninjye wabatoranije kandi bashyiraho kugira ngo mugende mwere imbuto zanyu zigumeho kugira ngo icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye akibahe. Ibyo bibategekeye kugira ngo mukundane. Mwakire ijambo ry'Imana. Amen. Ubutumwa bwiza bwa Yohani baratwereka kwera imbuto. N'ubundi ahangaha Yohani tubona nguyu ni Yohani mwene Zebedayo, Yohani mwene se umwami Yesu. Yohani niwe wanditse ubutumwa bwiza, yandika n'inzandiko 3, yandika n'ibyahishuwe. Uvuga ko Yohani rero yanditse ibitabo bigera kuri 5, ariko ageze kuri igice cya 15 nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira, Yesu amubigiramo maze atoranya abigisha 12. Amaze kubatoranya abateka gukora umurimo w'Imana. Uyu murongo watubwira ngo simwe mwantoranije ahubwo ni jye wabatoranije, mbashyiraho kugira ngo mugende mwere iki? Mwere imbuto zikwira bihari. Amen. Uriya mwene data Jean Marie nk'uko rero ugiye gitangira tumaranye imyaka 2 duhugura mu bya Bibiliya. Ni umwana mwiza cyane, ni umunyeshuri wanjye kandi mwiza cyane, wakurikiye neza ijambo ry'Imana. Abanyeshuri yigisha bageze kuri 45 ari mu mwanya w'imbere, niwe wabaye w'imbere mu abanyeshuri kwa 45. Urumva ko yakurikiranye neza izi nyigisho, akurikirana neza ijambo ry'Imana, yumva amahugurwa namwigishije. Ni rero mpamvu ahangaha ijambo ritubwira ko imbuto nanjye nubifurije kugira ngo imbuto namubibyemo nawe azagende azire mu bandi, nawe bere izindi, bityo kugeza ku mpera y'isi. Amen. Turebye mu gitabo cy'Abefeso, Pawulo yanditse urwandiko rw'Abefeso, yandikira Abefeso, itorero ryo mu Efeso, ibice byaho 4 umurongo wa 11 n'uwa 12. Naho twibuze twasoma atubwira ngo bamwe kuba intumwa ze, n'abandi kuba bigisha, n'abandi kuba bungeri, n'abandi kuba abashumba. Amen. Yesu bamwe kuba ababwirizabutumwa, abandi kuba bungeri, abandi kuba abashumba. Uyu mwanya rero umwanya mwiza kugira ngo mwene data Jemve nawe uyu murimo azawukora. Pawulo yabwiye itorero ry'Ifilipi ati ibyo mwambonanye, ibyo mwanyumvanye, n'ibyo nababwirije namwe muzabikora. Nanjye mwifuje ko ijambo ry'Imana amahugurwa namweretse agere n'imisozi, azamuka imisozi, amanuka ibibaya, yambuka imigezi, avunike, aruhe, akorere Yesu. Amen. Ine data gukorera Yesu biragoye, kuko hano abitubwira muri Yohani kugira ngo utoranye ukorere Yesu ugomba kunyura mu bigeragezo byinshi, ugomba guhura n'ibibazo byinshi, ugomba gusonza Yesu. Amen. Yesu ashimwe. Ahangaha rero Pawulo yabwiye itorero ryo mu Efeso ati nuko bamwe ku bintu maze, n'abandi kuba bigisha, n'abandi kuba babwiriza ubutumwa, n'abandi kuba bungeri n'abashumba. Amen. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Nuko uyu mwanya noneho mwene data mwifurije kuzaba nawe umushumba igihe n'ikigere ukorera Imana, haba mu gihe kibi haba mu gihe cyiza ukorera Imana. Iyo dusomye hariya mu gitabo cya Matayo 28 umurongo wa 19
atubwira ati mugende muzamuke imisozi mumanuke ibibaya mugende muhere ubutumwa i Yerusalemu, i Yudeya, i Samariya no kugera ku mpera y'isi. Amena. Ahangaha ndababwira ko nibura guhera i Yerusalemu, uhere mu rugo iwawe, uhere mu rugo uvuga ubutumwa, uje kuri bagenzi bawe uvuga ubutumwa, uje kuri bene se uvuga ubutumwa, maze noneho ngizo imbuto uzera zizakugeza ku bugingo bw'iteka. Amen. Twabonye uburyo Yesu yatoranije intumwa ze, arazibwira ati mugende mwere imbuto zikwiriye abiha, muzamuke imisozi mwere imbuto zikwiriye. Twabonye muri Efeso ko Pawulo yabwiye itorero ryo mu Efeso ati mwebwe hazabamo abavugabutumwa, abungeri, ababwiriza n'abashumba. Uyu mwanya rero mbifurije kandi mwifurije mwene data kuba umukozi w'Imana, mwifurije gukurikira Kristo, mwifurije kugenda nk'uko Kristo yagenze. Yesu Kristo igihe yari agiye agaruka, ariko nzabahereza umufasha wo kubana nawe. Uwo mufasha ni Umwuka Wera, azabigisha byose, azabemeza kugira ngo mukorere muri iyi. Nuko nzamubohereza igihe muzaba muteraniye i Yerusalemu muvuga ijambo nababwiye kuvuga. Amen. Uyu mwanya rero nanjye mwifurije gukora umurimo w'Imana. Niba yaramuhamagaye n'ubundi ayikoreye, atinda umuntu, akaryari, azamuke imisozi, amanuke ibibaya, avuge Kristo. Yesu ashimwe. Mwifurije gukurikira Kristo, mwifurije kuba muri Yesu, mwifurije gukomera muri Yesu n'umuryango we. Namwe bakristo bene data bifurije kuba muri Yesu. Muhinduke uko ngaha bitubwira, duhinduke twere imbuto zacu zigumeho. Ijambo Imana yashatse kutuganira ni iryo. Ndabasabye kandi nisabira ku Yesu Kristo umwami wacu. Tuzibire Imana. Urakoze Mwami Imana yacu, data udukunda, wakoze kuba umaze kubana natwe kubwira ijambo ryawe. Uragije uyu mwene data Jean Marie Vianney kugira ngo Mwami uko wamuhamagaye waramutoranije, none data mwenda mukweretse data mwiza azakubera umushumba, azakubera ambasaderi, azakuvuganire ahangaha kuri iyi si. Kandi Mwami Imana yacu igihe uzaza kujyana n'itorero ryawe, tuzamurika ibyo twakoze kuri iyi si. Ndabimwifurije kandi yifuriza ku Yesu Kristo umwami wacu. Amen.